urugendo rw'ubuzima uzahura n'abantu benshi batandukanye, bamwe muzahuza mu b'inshuti abandi byange. Kuba bari abantu byakunze mukaba inshuti ntabwo ari igisobanuro cy'uko ari bo beza kuruta bariya, nta nubwo bivuze ko bariya ari bo babi. Ikintu ibi bintu biba bisobanuye ni uko muri urugendo rwawe rw'ubuzima abantu bose muhura ntabwo ari kubw'impanuka, biba bipanze. Umuntu wese ubona wemereye mugahuza cyangwa se byakunze mugahuza nuko hari ahantu abahuriye n'impamvu yo kuremwa kwawe, hari uruhare runaka bazagira kugira ngo ubashe gusohoza misiyo yawe hano ku isi. Mureke ntitwaye turema imbuto z'urwango, ntukajye utera imbuto y'urwango ngo uvuge ngo uriya muntu ni mubi, ngo uriya muntu ni mwiza. Ibintu byose haba hari impamvu yabyo, kandi byose bibaho kubera impamvu runaka nziza ku buzima bwacu. Nubona uriya muntu bitakunze ahuye n'undi w'inshuti yawe bigakunda, ntuzamujye mu matwi ujye kubateranya cyangwa se ujye kuvuga ngo uriya muntu oya, bishobora kudakunda wowe nawe ariko bo bikabakundira. Kubera iki? Hari aho ubuzima bwe buhuriye na misiyo yiwe. Ntukajye ujya mu bintu by'abandi ngo usange wabivangavanze, ahubwo ujye umenya ibyawe aba ari byo witaho. Nubasha ibi bintu nibyo bizaguhereza kubaho uri roho iryoshye, gusiza imbaraga nta handi uzazikura uretse kukubaho kw'Imana mu buzima bwawe. Mureke dushake presence y'Imana mu buzima bwacu, maze tubeho turiho kandi tubere n'abandi ab'umumaro. A méditer, échanger.